muraho neza tubahaye ikaze ndetse twishimiye kubana namwe muri iki kiganiro. Ngiye utangiye mbabwira amazina yanjye nitwa Diana Kenta, ndi kumwe na mugenzi wanjye Fanny. Aka kanya rero hari ikiganiro twabateguriye cyitwa Mbwiza Ukuri. Turabashishikariza ko muzajya mukomeza kudukurikirana umunsi ku wundi. Twabateguriye ibiganiro byiza cyangwa se turi kubategurira ibiganiro byiza birimo kungurana ibitekerezo, kubwizanya ukuri ndetse byagufasha mu buzima bw'uyu munsi n'ubw'ejo hazaza. Rero turabashishikariza ko muzajya mudukurikirana kuri channel yitwa Legacy TV Show. Mujye mubana natwe, ukore subscribe, comment, like, share kugira ngo ntihakagire ikiganiro cyacu na kimwe kigucika. Reka rero muri aka kanya dutangire, tugiye gutangira tubazanya ibibazo, tugerageza kubwizanya ukuri kugira ngo bihure na rya zina ry'ikiganiro cyacu Mbwiza Ukuri. Yes. Wadufasha ugatangira? Ubwo ngiye muhereyeho. Yeah. Okay, ko munyakiriye neza na nabi. Murakoze cyane. Okay, nkuko mubibona rero hano dufite udupapuro. Tuno dupapuro turiho ibibazo. Ikibazo ngiye kubaza Kenta ntabwo ari buce ku ruhande, nta nubwo kandi ari burya iminwa. Agomba kunsubiza kandi akambwiza ukuri, namwe akabwiza ukuri. Reka tangire. Iki kibazo kiragira kiti: ese icyamamare ukunda usanze arwaye indwara ikomeye, ni icyamamare akunda please, usanze arwaye indwara ikomeye isaba insimburangingo bakagusaba kuyimuha, wabyemera? Even n'icyamamare naba nkunda ni umuntu uwo ari we wese kuko buragufasha ni ibintu by'ingenzi muri ubu buzima. Rero tugendeye ku cyamamare, sinzi niba wambwiye ku mentioning izina ry'icyo cyamamare cyangwa se ndi buvuge ko namuha iyo nsimburangingo ariko ntamuvuze. No, ni icyamamare ukunda, ntabwo ari ngombwa ngo tubwire ngo ni runaka ngo no. Ikibazo cyavugaga ko uramutse icyamamare ukunda sugifite se? Yego. Yeah. Uramutse nyine usanze icyamamare ukunda gifite uburwayi bukabije kandi gusaba yuko bari bumuhe insimburangingo, bikaba ngombwa ko ari we batracinga nk'umufana yenda, bakagusaba ko wamuha insimburangingo yawe, wabyemera? Ukemera ko urugingo rwawe rumwe rukuvaho rukakujyaho? Yeah. Nayitanga. Okay, nawe reka nkubaze. Mana yanjye. Okay. Please ko icyo kibazo ni kirekire ndako. Ikibazo cyacu ni ikibazo cya mbere. Kiragira kiti: ni ikihe kintu ex wawe yigeze kugukorera ukumva uramwanze ku buryo kumubabarira byakunaniye, wumva n'Imana y'ubwayo yamuguhanira cyane? Ewe. Yeah. Kibazo ni hatari. Ikiganiro cyacu tubibutse ko ari Mbwiza Ukuri. Aha, hari ibintu nyine, ari ikibazo kikugwaho kumva noneho yewe kiguteye ubwoba. So kanihangane mbivuge ko n'ubundi hano ni muri Mbwiza Ukuri. Ikintu ex wanjye yankoreye kikambabaza. Ni ukunshi inyuma nkamufata. Abantu mwabinyuzemo murabizi, muzi ukuntu nyine bibabaza, ni ibintu umuntu atajya apfa kwibagirwa. So yenda ari umuntu utakundaga urabyibagirwa bikanakuvamo nyine burundu, ariko ari umuntu wakundaga, wari warahaye icyizere nyine like cy'ubuzima, birakoza hahandi. Noneho umuntu arakanabikora byumve mu magambo. Ntabwo bigufata umwanya munini wo kubyitaho cyane cyangwa ngo bikuremere cyane, ariko noneho kumufata wowe ukabirebesha amaso yawe, nicyo kintu cya mbere ex yankoreye. N'ubu kuko iyo mbyibutse birantusha ko yari umuntu wanjye, nicyo kintu yankoreye. Rero nkumva kirarenze, cyakora yenda Imana ni urukundo kandi Imana igira imbabazi. Sinamwifuriza ibibi, ariko aho ari hose nawe ajya amenya ko
ni umwana mubi yarahemutse. Yeah. ubwo umusore wacu aho uri wiyumve kandi wigaye mu mutima wawe. Yegaye tu. Okay. Yeah. So noneho uyu munsi rero tugeze kuri Kenta. Wasoje se? Ntabwo ndasoza kubaza cyangwa nihitiriro. Ndayigize ngo ubwo wowe urafise ngo ntabwo ndasoza kubaza. Ngiye kuvuga none iki kibazo ko kigiye kungusha muri manga, ariko mana yanjye sha none abantu bagira amahirwe baraguye. Njye ntabwo ibintu nabyemera. Aha ikibazo Kenta afite ni ikintu kimbashe nuko cyoroshye. Nimuze kumva nivugisha nk'ufite amaganya ngo mu kirengo. Kiroroshye cyane. Kirabaza ngo ninde cyamamare ukunda cyane? Mbega ikibazo we, umbajije ikibazo cyiza cyane ndetse kinoroshye. Nkunda Bahavu, Jeannette. Okay. Iyo mugezeho nyine mbura mifataho buri kintu mvuga, gusa ndamukunda cyane. Ni umubyeyi mwiza, ariyubaha. Okay. Akunda gusenga, akunda Imana. Nyine navuga byinshi ariko ndamukunda. Wait. Unumva se uri kwisubirishwa ibibazo ntakwaje itonde mbaze kubaze ndacyabaze. Okay. Okay, uravuze ukunda Bahavu cyane. uravuga ngo ni mwiza niki. So nk'ubu ngubu ugize amahirwe yo guhura na like akavuga ati ese mujya muvugana? Turavugana gake kuri telefone ariko ntabwo turahura amaso ku maso. Okay, byiza. Nk'ubu ngubu yenda dufate uramusabye ko mwahura arabikwemereye, wumva muhuye ari nk'iki wamusaba? Ikintu numva namusaba ni ikintu nshobora kuvuga buri muntu wese akumva ni ikintu cyoroheje cyangwa se akumva ni ikintu giciriritse, ariko mbere na mbere namusaba kumbera inshuti, akambera umuvandimwe. Ibyo ngibyo ntekereza ko byaba biruta ibindi byose bya mirenge namusaba. Yeah. Okay, byiza cyane. So wamusaba kubera inshuti. Kuba inshuti ntekereza ko harimo ibintu byinshi. Inshuti harimo ibintu byinshi. Okay. None se kuki ari we cyamamare ukunda cyane muri iki gihugu kurusha ibindi byose? Ko hari n'abandi bakinnyi ba film cyangwa se abahanzi cyangwa abapasiteri kazi nabo bari icyamamare, wayibaha? Ntabwo mbizi, buriya urukundo ntabwo rujya rugira ikintu rugenderaho cyangwa ngo rugire umupaka, ariko nanjye nyine ni ibintu nisanze numva amarangamutima yanjye anyerekeza kuri Bahavu cyane. Okay. Subije neza cyane. Okay. Ndabizi ubu none iki cyo cyane iki nacyo. Ikibazo cyacu kiragira kiti ni ikihe kintu wibuka kuri ex wawe? Ex nanone kandi ku buryo niyo ubyibutse ushima Imana. Reka tuvuge mu bikorwa bifatika cyangwa se tubyite souvenir, urwibutso cyangwa se ego. Ni ikihe kintu nyine? Urwibutso rwiza se urwibutso rubi? Rwiza. Aka kanya turi kureba ku mu ex wawe, ariko noneho tujye aside ya bya bindi bibi. Aka kanya turi kureba ikintu cyiza ushimira ex wawe, ndetse ku buryo naho wicaye iyo umutekereje umusabira umugisha ku Mana. Okay, kibazo cyiza. Navuga ko ari kibi. Ni ikibazo cyiza cyane. Ngiye ikintu rero ex wanjye namwigiyeho ariko mbariko mbivuga. Yego. Ex wanjye souvenir yansigiye muri njye. Nuko yatumye nkanguka ku maso, kamenya hanze haga, kamenya abantu, yatumye nsobanukirwa isi nicayemo. Niyo souvenir.
hari ikindi kibazo mbaza ntago nyuzwe ubwo se nakubajije urwibutso Ni okay ko. unsubije kuri side y'urwibutso ikindi ni ibibazo bibiri biri mu kibazo kimwe ikindi kiragira kiti ni ikihe kintu yagukoreye cyangwa se gifatika kijyanye n'iki urashaka ko nsubiza ibidahari ntacyo okay kanguha urugero hano dufite ikaramu sibyo dufite bike wenda dusuppose ino bike ni wowe wayimpaye cyangwa se ni ex wanjye wayimpaye tugikundana aho twatandukaniye ino bike ndacyafite kandi ndayikoresha urwo ni urugero ngo uhaye ndabyumva sibyo ariko nta gihari nimba kinahari namukuyeho ubu namaze kugitanga kugira ngo kimveho ntacyo ex wawe aho uri hose witekerezaho kubitagaye kugenda nta rwibutso usize ruko rikize ruze rubangamire oya kereka mbwire okay it's fine nanyuzwe nageze mutangiye kubrema ngo mpite noneho hano turi mu kiganiro tubwizanye ukuri harya ni bwiza ukuri hano nagiye kuguha ukuri kuzuye ariko kuvuze it's fine nageze aho ngaho yes nta kindi kibazo wumva wambaza se hanyuma y'utu dupapuro hanyuma y'utu dupapuro ako kare hari akantu ngewe nongeye ngaruye hari ikibazo nakabajije numva sinyuzwe neza uri kumva dukaka kare twari ku kibazo cyo gutanga insimburangingo yego none icyo kibazo cyo gutanga insimburangingo rero ibyo ni ibintu bikora abantu bake cyane kuri iyi si cyane kuba wafata insimburangingo yawe ukayiha umuntu like si mama wawe si daddy wawe si sister wawe cyangwa brother wawe cyangwa se umwana wawe wavuze ngo yego ngo nayitanga nayiha icyo cyamamare nyuma aza kugira amatsiko ndibaza icyo cyamamare ninde wakwemera guha impyiko yawe cyangwa se umutima wawe cyangwa se nyine urugingo rwawe ukadwikuramo ukarumuha kugira ngo abeho nyine utubwire izina ry'icyo cyamamare bitagiye kure n'ubundi biragaruka kuri Bahava ndayamanitse njye Bahava sha aho uri hose wumve ngo urakunzwe kuko ariko sinjye bakibajije oya nawe wemerewe kumpaho igitekerezo ufite ikintu urenzaho aho ngaho naba ngiye kwitambika muri ntuza mu rukundo ukunda Bahava kuko nimba ari wowe cyamamare cyawe model wawe ukunda ukavuga ati uyu nguyu nubwo byansaba nyine kuba nakwikura urugingo rumwe kandi mbizi ko bishobora kuzangira ingaruka nk'amumu urumva uramukunda birenze ubwo rero ngiye kugira ngo kukugira inama n'ikintu nka bya bindi umukene ajya kugira inama umukire ni ibyo bibazo byanjye numvaga nshaka kubaza ubu se si dusoje se ubu ushaka kumbaza se oya nasoje Mana ishimwe gira icyo tubwirira abadukurikiye cyangwa se abazareba kino kiganiro unabasezera abakunzi ba Legacy turabashimiye ko mugamije kudusapotinga ni ukuri muturebe mudukunde pe sibyo muturebe mudukunde tugiye kujya tubagezaho ibintu byiza cyane cyane rwose inkunga yanyu ni ukudushyigikira mudusharingira muduha like comment munadukora subscribe kugira ngo ibiganiro tujye kujya tubagezaho nyine ntibikabacike nibyo rero nk'uko mugenzi wanjye bivuze arakoze cyane nanjye ntabwo nabura ikintu ndenzaho ku bintu byinshi twavuze birashoboka ko haba hari igitekerezo ufite cyangwa se inyunganizi waza muri comment ukatubwira icyifuzo cyawe cyangwa se hari nk'ikiganiro wifuza ko twazaganiraho ubutaha nacyo tukakibategurira cyane cyane ko duhari ku bwanyu rero twabashimiraga tubibutsa ko mwabanaga natwe kuri Legacy TV show ntugende udakoze subscribe ndetse unakore comment like niba wakunze kino kiganiro unabashe kugisharinga abandi
kugira ngo nabo bagire message yabo bakuramo. Bye bye.